Nshimira mugenzi wanjye umpaye umwanya muri kano kanya kumutumirwa kugira ngo twakire umutumirwa tugire byinshi tuganira. Ndi kumwe n'umujene hano rero ari ibumoso bwanjye, ndagira ngo mwakire atangire adusuhuza anatwibwira muri rusange. Murakaza neza kuri BTN TV. Murakoze cyane. Nitwa Niyonizeye Abdul. Nishimiye kuba hano. Niyonizeye Abdul, ko muri hano ubusanzwe ukora iki, ushinzwe iki? Murakoze, ndi umuyobozi mukuru wa Smart Class Rwanda. Ifite urubuga rwa internet rwitwa smartclass.rw. Ni urubuga rwa internet twashinze njye n'abagenzi banjye, twabitangiye ubwo twigaga muri kaminuza, rugamije korohereza abanyeshuri kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga aho baba ari hose, kandi hatagendewe no kuvuga ngo umwana wenda yiga aherereye wenda se Nyamagabe, undi ari Kigali, undi ari he. Iyo umwana yiga n'urugero mu mwaka wa gatanu wenda MPG, uwo mwana akajoininga Smart Class, kuko mu byo tumusaba atubwira aho yiga, umwaka yigamo, uwo munyeshuri aba ari mu ishuri rimwe na bagenzi be bose biga iryo somo mu gihugu. No kuvuga ngo iyo umwana yiga program ya REB cyangwa WDA, any program, akajoininga Smart Class, ajya neza muri class irimo bagenzi be biga iyo program mu gihugu hose. So bizafasha rero abanyeshuri gukuraho yambogamizi yo kuvuga ngo wenda nye nizaha undi yizaha, kuko bazasangira rya reme ry'uburezi riri ku rwego rwo hejuru, cyangwa se tubyita excellent cyangwa se quality of education for all ingana, hatabaye imbogamizi zo kuvuga ngo yigaha yizaha, so basangira ubwo bumenyi muri rusange. Bivuze ko umwana wiga tuvuge wenda urugero ni Katabagemu muri Nyagatare, ashobora gusanga ari kwigana n'umwana wiga King David Academy n'ahandi cyane. Ni nayo drive twari dufite, kuko twifuzaga gukuraho imbogamizi yo kuvuga ngo umwana wenda, urumva biragoye ko nk'umwana yaba yiga nko muri lycée de Kigali wenda taha nk'Icyangugu, haramutse habaye nk'imbogamizi zo kuba muri lycée imyanya yo gucumbikira abanyeshuri ari mikeya, kandi umwana yifuza kuyiga, inzozi ze ubwo ziba zirangiriye aho ngaho. Ariko uyu munsi kubera ko dufite urubuga rwa internet hifashishijwe ikoranabuhanga nk'uko na televiziyo turiho, umuntu ashobora kuyireba aho ariho hose, ni nabwo buryo ashobora gukurikirana amasomo hamwe na bagenzi be aho yaba aherereye hose kuri Smart Class. Tugira rero uburyo bworohereza abanyeshuri, yaba uburyo bw'amashusho, uburyo bwo gusoma, n'uburyo bwo kubazanya hagati yabo, ndetse biba bifite umuyoboro cyangwa se supervision y'abarimu bagiye batandukanye n'ubundi kuri ibyo bigo binyuranye tugenda dukorana nabyo. Birumvikana, wenda ndaje tugaruke gatoye kuri ino gahunda ya Guma mu Rugo, muraza kutubwira uko mwabonye. Birashoboka ko wenda umubare w'abakoreshaga Smart Class biyongereye, ariko mbere yuko tugera aho ngaho, ukeneye kujya muri Smart Classroom abigenza ate, abaza hehe, abaza nde? Biroroshye, ni ukwandika kuri internet cyangwa se browser wa eshatu akadomo Smart Class bifatanye akadomo rawa, ugakora registration kuri platform. Birasa neza nuko twiyandikisha ku mbuga zitandukanye nka za Facebook. Aho bitandukanira nuko amakuru twe tugusaba arajyanye n'amashuri, nitwa nde, wigahe, wiga mu kangahe, wigiye program, kugira ngo uze kujya mu ishuri ugomba kuba urimo, utazajya wenda mu wa gatandatu kandi wakaba ari mu wa gatatu ukabona ibintu bitari bugufashe cyangwa bikujyana kure y'ibyo ugomba kwiga. So nubwo buryo abana biyandikisha ku rubuga, kandi ntabwo duhenda, ni hafi y'ubuntu. Ndagira ngo tunyarukire wenda ku kintu kijyanye noneho nino gahunda ya Guma mu Rugo. Birashoboka ko nayo mbivuze ko bishoboka ko wenda umubare w'abanyeshuri biyongereye. Mbere ya Guma mu Rugo mwari musanzwe mufite abanyeshuri bangahe? Kugeza ubu ngubu aho tugeze kuri uyu munsi mufite abanyeshuri bangahe mufasha? Of course, kuba gahunda ya Guma mu Rugo yatumye awareness, kuba abantu bumva icyo ikoranabuhanga rivuze mu burezi kizamuka, ababyeyi barabisobanukirwa, ndetse n'abanyeshuri batangira gushyiramo imbaraga. Navuga ko tuti mbere ya Guma mu Rugo, ko twabitangiye 2018, tutarajya muri gahunda ya Guma mu Rugo, twari tumaze gukorana hafi n'ibigo bisaga 10.
ariko tumaze kujya muri iriya gahunda tubona ko tutazakomeza kurindira kuba dukorana n'ibigo kuko biragoye ko ibigo hafi 1600 nizo secondaire ziri mu Rwanda dushobora kuzazirangiza imwe ku yindi. So tutangira gufungura amarembo twemera abanyeshuri ko kabone nayo ikigo waba wigaho twaho tutarakoranye ariko ukaba wabashije kumenya amakuru yuko kuri Smart Class ushobora kwiga turahari kugira ngo tugufashe. So navuga ko imibare yariyongereye cyane ku buryo hafi yikubye hafi gatatu ugereranyije n'imibare twari dufite mbere ya gahunda ya Guma mu Rugo. Bigaragara ko rero yego ni icyorezo twahuye nacyo ariko ku rundi ruhande byagaragaje nanone ubushobozi ikoranabuhanga rifite mu iterambere ry'igihugu by'umwihariko mu burezi. Hari ikintu cyakunze kugarukwaho cyane no mu ishuri turiga ariko tukagira igihe cya evaluation gukora ibizami gukora amasuzuma bumenyi kugeza ubu ngubu mwebwe nka Smart Classroom mu bigenza mute? Yes murakoze cyane niba ari uko wenda ngewe no muri kaminuza hari amasomo amwe namwe nigaga online ndanumva atari bitatangaje ariko by'umwihariko twebwe dufite monthly tests nk'ubu biza no kwezi kurangiye zatangiye tariki 15 tuzarangiza tariki 25. Ubu ngubu abanyeshuri barimo barareba marking guides ibisubizo by'ayo matest abarimu bashyizeho kareba ibyo wishe so twebwe buri kwezi twevaluating abana bijyanye na program abana bize ibyo amachapters abarimu bakaverinze abana barabazwa kandi biba biri direct ku munyeshuri ntabwo uvuga ngo nakoze quiz nzarindira ukwezi gutabanza ni amanota oya yorangiza ikizame you can submit biri automatic ugomba kwitubana amanota so abana bakora evaluations kandi tubona bigenda neza nk'uku kwezi gushize twagize tubita abatakers iyo terme dukoresha abatakers basaga 1422 urumva rero ni umubare mwiza kandi hari amasomo urumva abana badahuriyeho nk'abana biga mu wa kane bagiye bafite amasomo agiye atandukanye so navuga ko rero izi ni quiz za gatatu dukoze kuva gahunda ya Guma mu Rugo yatangira bigenda neza abanyeshuri barabikunda babona n'ama comments kavuga niba uri munsi ya 50 urumva ko usabwa akazi kenshi kugira uzamura urwego rwawe niba uri hejuru ya 70 ni byiza komerezaho so abarimu bacu bagenda babaha recommendations ukeneye gushyira effort hano bigenda gutya birumvikana ni ikintu gisaba ubushobozi kubera ko mufite abarimu batanga ayo masomo n'iryo koranabuhanga wari unagarutse mu kanya ku kintu kijyanye n'ibiciro kandi n'ibyo kuko no mu ishuri twishyura minerivare ku bintu bijyanye no kwishyura minerivare ho bihagaze bite ku biciro musanzwe mukoreraho nabaye bafatanya ibikorwa mufite kugeza ubu Urakoze ndahera ku kibiciro muri no program twatanze promotion urumva cicyorezo cyatumye n'imirimo imwe n'imyihagarara nibaza ko ubushobozi bw'ababyeyi nabwo butari hejuru twavuze ko umunyeshuri ashobora kwishyura 5,000 kugera mu kwa 9 kuva igihe Mineduc yasoreye iri tangazo cyangwa se bitewe n'ubushobozi nanone bw'umuryango umwana akagishyura 1,000 buri ku kwezi kurangiye urumva nta mafaranga make ariko nta nubwo ari menshi so niko ibiciro bihagaze kugeza ubu wenda dushobora kuzabihindura nko mu kwa 9 amashuri yatangiye ubona ko ubuzima bwagarutse so ku kijyanye n'abafatanyabikorwa abambere bibanze ni Mineduc na REB cyane bya hafi dukorana na REB ariko n'ubundi ni ikigo cya Mineduc abandi tufite ni RISEM ni Rwanda Institute of Cooperative and Microfinance dufite n'abandi bafatanyabikorwa bitwa PayPack bari no mu badushoboza kwishyura twifashishije ikoranabuhanga uko abana bishyura online n'ubundi dukomeje no kugenda tugira abandi nuko baba iyo mutarasinyana twirinda kwitangaza ariko hari abantu benshi bakomeje kutwegera bakunze projet nibaza ko mu minsi imbere turibuze ko dufitanye imikoranire isobanutse birumvikana ko ni igikorwa cyiza cyane kandi gikwiriye gushyigikirwa no guterwa inkunga ndagira ngo noneho tugana ku musozo ugire umujyi ubutumwa mugenera baba abana baba n'ababyeyi kugira ngo babe bakangukira gukoresha koko iyo programu yo gukurikirana amasomo ku buryo bw'ikoranabuhanga ndahera ku bana niho njya mbona bigorana kumva ko
kubera ko amasomo azatangira mu kwa 9 kubera ko bazasibira ahari wenda bivuze ko batakabaye biga ariko ntabwo ariko mbyumva ntabwo twiga kugira ngo just twiga ahubwo twiga kugira ngo tugire ubumenyi kuko rimwe na rimwe nibyo witwa ko wigiye hari igihe birangira atari byukoze so bikarangira icyitwa ubumenyi ufite aricyo kigiye kugena icyo ushobora gukora nabashishikariza abana ko bataza gukomeza kujya mu kuvuga ngo tuzatangira mu kwa 9 tuzasibira bashyiremo akabaraga bige kuko nta muntu ujya umenya aho ubumenyi buzamugira akamaro ku babyeyi nabo niba hari ikintu cyiza navuga ko mu rugo bamaye ni education nanjye kuri urwego ndiho niba hari ikintu cyiza numva ngerageza kwiha ni ukwiga kuko amafaranga ashobora gushira ushobora gusiga ibintu ariko ubumenyi ufite aho wagera hose ushobora kubukoresha so nabashishikariza yuko batareka abana ngo yego bareba amafilme nta kibazo bagiremo n'umwanya wo kuruhuka ariko banabashishikarize kugira ibyo bakora bijyanye n'amasomo kuko nibyo bizagira uruhare runini mu iterambere ryabo ry'ahazaza ikindi nuko payment zarorohejwe ushobora kwishyura mu bice cyangwa ku kwezi ushobora no kwishyurira rimwe dukomeze dufatanyirize hamwe kugira ngo uburezi bwacu buzamuke nimero ya telefone babonaho nayo mushobora kuyitanga kugira ngo wenda babe babasobanuza byinshi birambuye nimero ya telefone ni 0788 202 turabakira tubafashe kubasobanurira ndetse tuzanakorana ndabashimiye Abdul ko mwitabiriye ubutumire bwacu murakoze biti namwe inshuti mwari mudukurikiye ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza cyane reka mbasubize mugenzi wanjye mukomezanye n'amakuru